tuguhaye ikaze kuri Afro Recaps. Uyu munsi tugiye kubasobanurira filime bise Children of Heaven yasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Filime itangira hari umugabo urimo kudoda inkweto ari kumwe n'umwana muto witwa Ali ari nawe filime ishingiyeho. Uyu Ali mu by'ukuri ugaragara nk'aho aturuka mu muryango utishoboye, yari yaje kudodesha urukweto rwa mushiki we. Nyuma yo gukoresha urukweto rwa mushiki we, Ali yahitiye ku isoko kujya guhaha ibirayi byo kuza guteka uwo munsi nkuko yari yabitumwe na nyina. Igihe ari gushyira ibirayi mu ishashi, umucuruzi yamubwiye gufata ku byari hasi. Nyuma yaho Ali yaje gupimisha ibiro, abwira umucuruzi ko nyina yamubwiye ko amafaranga azayazana ubutaha. Gusa umucuruzi yabanje kwanga, amubwira ko aza kubwira nyina ko bamaze kugeza amadeni menshi, kubutaha atazongera kumuha ideni batabanje kwishura igice cyayo barimo. Igihe bari kuganira, haje umugabo ushinzwe gutwara ibishingwe, ndetse mu bishingwe yatwayemo na za nkweto Ali yari avuye gukoresha za mushiki we. Ali nyuma yo kurangizanya n'umucuruzi yagarutse kureba inkweto za mushiki we yari azisize, ariko hageze arazibura. Atangira gushakisha, igihe ari gushaka amena inyanya n'imbuto by'abandi byari aho. Wa mucuruzi aho yari ari mu nzu abibonye, aza yiruka asanga inyanya ze zamenetse, atangira gutuka Ali ndetse aramwirukana aho hantu. Ali ariruka asiga ibirayi yari aje guhaha n'igikapu cye. Igihe wa mucuruzi ahuze mu gutoragura imyaka ye, Ali yaje yiruka atora bya birayi n'igikapu cye, umucuruzi arongera aramwirukankana. Ali ageze mu rugo asanga nyirinzu arimo kwishyuza nyina amafaranga y'ubukode. Nyina amubonye amubwira kujyana ibirayi mu nzu, ndetse akabwira mushiki we witwa Zara kubitunganya. Ageze mu nzu, mushiki we akimubona amubaza niba inkweto ze bazikoze. Ali arirengagiza amubwira gutunganya ibirayi. Nyuma gato mushiki we arongera aramubaza, gusa Ali araceceka ntiyamusubiza. Mushiki we abonye atamusubije ajya kureba hanze ko wenda yazisizeyo. Ali aramukurikira, ageze imbere ye araturika ararira, amubwira ko inkweto yazibuze ubwo yaguraga ibirayi, ndetse amusaba ko ataza kubibwira nyina. Mushiki we yumvise ko inkweto zabuze ararira cyane yibaza icyo azajyana ku ishuri ejo. Ali amusaba imbabazi, amusezeranya ko agiye gusubirayo kuzishaka. Ali ageze hanze acunga nyina ko atamureba, arirukanka asubirayo kujya gushaka inkweto. Ageze mu nzira, abana b'inshuti ze baramuhamagara ngo bakine, ariko Ali aranga arakomeza ajya gushaka inkweto. Umucuruzi amubonye arongera aramwirukana, Ali asubirayo yiruka cyane. Ageze mu rugo asanga se arimo aratungana na nyina, barimo bibaza ahantu bari bukure amafaranga yo kwishyura inzu. Ali abyumvishe arababara cyane, atangira kurira. Nyuma yaho gato Zara yaje kwinjira mu nzu yicarana na musaza we ngo bakore umukoro wo ku ishuri, ariko ataratangira nyina amubwira kubanza gukorera se icyayi. Bidatinze yaje kuzanira se icyayi, ariko amubwira ko nta sukari irimo. Zara yamusabye gukoresha ku sukari yari imbere ye, ariko se amubwira ko isukari ari y'abakiriya arimo gutunganya atayikoresha. Ise wa Ali abaza nyina niba nta sukari bafite, nawe amubwira ko ntayo ihari, abizeza ko ari buze kubibagurira ku mugoroba. Zara nyuma yo guhasa icyayi arongera aza kwicarana na musaza we, amwandikira ku rupapuro amubaza niba yabonye inkweto ze. Ali nawe amwandikira amusubiza, amubwira ko yasubiye akazibura, amusaba ko yazajyana silipe ejo ku ishuri. Zara mu kubyumva amwandikira ko atazajyana silipe ku ishuri, ahubwo agiye kubibwira se. Ali nawe amusubiza amubwira ko se nabyumva ari bubakubite bombi, ndetse ko nta n'amafaranga afite yo kumugurira izindi, ariko amwizeza ko azamutiza inkweto ze akazijyana ku ishuri ejo. Mu gitondo isaha zo kujya ku ishuri zigeze, Zara yambara inkweto za musaza we nubwo zitamukwiye neza. Ageze ku ishuri areba ukuntu abandi bana bambaye inkweto nziza, biramubabaza. Igihe barimo gukina gusimbuka, umunyeshuri umwe aragwa, mwarimu bose abategeka kuzaza bambaye inkweto nk'ize. Abyumvisha arishima cyane. Ku rundi ruhande Ali yari ategereje mushiki we ngo ave ku ishuri amuhereze inkweto nawe ajyeyo. Mushiki we nawe igihe cyo gutaha kigeze, yaje yirukanka cyane. Ageze mu rugo bahinduranya inkweto, ariko Ali yari yakerewe. Arageze ku ishuri umwarimu abona ko yakerewe, ariko ntiyagira icyo amutwara. Ku mugoroba nyuma y'amasomo arabaza Zara niba atigeze amurega kuri nyina, ariko Zara amubwira ko atigeze abimubwira. Barakomeza baraganira, ariko Zara amubwira ko bimubangamira kujyana inkweto zitamukwiye. Nyuma yo koza za nkweto barimo gukina, inshuti ya Ali yaje kumureba ngo bajye gukina, aramuhakanira. Inshuti yisubirayo ibabaye cyane. Nyuma yo gufata ifunguro rya nijoro,
ise wa Ari ababwira kujya bafasha nyina imirimo yo mu rugo kuko ari umurwayi. Mu gicuku imvura itangiye kugwa, Zara abyutsa Ari ngo ajye kwanura inkweto zitaza kunyagirwa bakabura icyo bajyana ku ishuri mu gitondo. Mu gitondo gikurikiyeho, Zara yaje kwambara inkweto za musaza we ajya ku ishuri nk'ibisanzwe. Ageze ku ishuri, yakoze ikizamini vuba vuba ngo ataza gukereza musaza we arangiza mbere y'abandi. Mu nzira agenda, yaje gutura urukweto mu mugezi, amazi ararutembana. Agiye kurutegereza imbere asanga rwafashwe munsi y'ikiraro, ajya ku ruhande atangira kurira. Mu kanya gato haza umusaza amufasha gukuramo urukweto, ndetse bituma akereza musaza we kujya ku ishuri. Arageze ku ishuri, yaje guhabwa igihembo cy'ikaramu na mwarimu kubwo kwitwara neza ku ishuri. Nyuma y'amasomo arageze mu rugo, yasanze mushiki we yarakaye, ariko amuhereza ikaramu yari yahembwe ngo ataza gukomeza kubabara. Ku munsi ukurikiyeho ku ishuri, Zara ari ku murongo abona umwana wambaye inkweto zisa neza na za zindi musaza we yabuze. Akomeza kumucungacunga mu gihe cy'akaruhuko, ndetse n'amasomo arangiye aramukurikira ngo arebe aho ataha. Zara ageze mu rugo yaje kubibwira musaza we, ndetse aza kumwereka aho wa mwana ataha. Mu gace gakurikira batwereka Ari arimo gufasha se mu kazi yakoraga. Nyuma gato haza umusaza amuhereza ibikoresho byifashishwa mu gutunganya ubusitani. Nyuma yo kubona ibikoresho, ise wa Ari yemeza kujyana na Ari muri weekend kujya gukorera ubusitani bw'abakire mu mujyi, mu rwego rwo kugira ngo babone amafaranga yatunga umuryango. Bageze mu mujyi batangira kujya bakomanga kuri buri gipangu ngo barebe ko hari uwabaha akazi. Nyuma na nyuma baza kubona umuntu ubaha akazi ko gutunganya ubusitani bwiwe, ndetse bakorera amafaranga menshi arutayo se wa Ari yari asanzwe akorera ku kazi kiwe. Mu nzira barimo gutaha bishimye, Ari aza gusaba se ko yazagurira mushiki w'inkweto. Tugaruke ku ishuri, Zara arimo gutaha aza guta ya karamu yahawe na musaza we, itorwa na wa mwana wambaye inkweto zisa n'izo yabuze. Umwana agerageza kumuhamagara, ariko Zara yarageze kure ntiyumva. Mu gace gakurikira batwereka umwarimu arimo atangaza ko hari amarushanwa bafite imbere yo kwiruka, ndetse ko batatu ba mbere bazahembwa ibihembo bishimishije. Ari yegeye imbere asanga umuntu uzegukana umwanya wa gatatu azahembwa umuguru w'inkweto. Ari ahitamo kujya mu irushanwa. Ageze imbere ya mwarimu kwiyandikisha, amubwira ko igihe cyo kwiyandikisha cyarangiye, ko nta mahirwe yo kwitabira irushanwa afite. Ari akomeza kumwinginga mu gahinda kenshi n'amarira menshi, amwizeza ko azegukana irushanwa. Mwarimu byumvise aramwemerera, ndetse atangazwa no kubona uburyo yirukanka cyane. Ari ageze mu rugo asangiza mushiki w'inkuru nziza y'irushanwa agiye kwitabira, ndetse amwizeza yuko azegukana umwanya wa gatatu agatsindira inkweto akazimuha. Ku munsi w'irushanwa nyirizina, Ari ndetse n'abo bari buhangane barimo kwitegura. Ari arangagujwe amaso abona abandi bana bambaye imyenda myiza ndetse n'inkweto nziza z'irushanwa, ariko ntiyabyitaho akomeza kwitegura. Irushanwa ritangiye, Ari atangira kwiruka ashizemo imbaraga mu gikundi cy'abana benshi. Mu nzira yiruka atangira kwibuka uburyo mushiki we ajya ava ku ishuri yiruka amuzaniye inkweto ngo adakererwa. Ari akomeza kwiruka ashizemo imbaraga atibagiwe intego yo gutsindira inkweto za mushiki we. Bagiye kugera ku murongo wa nyuma, arariruka cyane ashyiramo imbaraga arabasiga bose. Ageze imbere yibuka ko uri butsindire umwanya wa gatatu ari uri buhabwe inkweto, agenda gake. Ageze ku mwanya wa gatatu, wari inyuma ye aza yiruka cyane amugwaho, Ari arasigara. Ariko ntiyacika intege, arongera arahaguruka atangira kwiruka none ashizemo imbaraga nyinshi. Ari arabasiga abo wa mbere. Mwarimu yaje n'ibyishimo byinshi yihuta amusanga, ariko Ari amaze kugarura akabaraga amubaza niba yatsindiye umwanya wa gatatu. Mwarimu aramuhakanira amubwira ko yatsindiye irushanwa, ko yabaye uwa mbere. Mwarimu akomeza kumwishimira cyane, ariko Ari akomeje kureba ku ruhande abona abandi bana bafite ababyeyi babitaho, we biramubaza kuba ntawe mu muryango we uhari. Igihe cyo gutanga ibihembo bageze ku watsindiye umwanya wa gatatu, Ari abona batanze za nkweto arababara cyane atangira kurira. Ageze mu rugo asanga mushiki we aramutegereje aho hanze n'amatsiko menshi. Mushiki we amukubise amaso arahaguruka, ariko abonye uburyo Ari ababaye ahita amenya ko atigeze agira amahirwe yo gutsindira inkweto. Mu gahinda kenshi ahita ava aho ngaho aragenda. Ari nawe ku munaniro mwinshi n'umujinya mwinshi ajya ku ruhande akuramo inkweto ngo aruhuke. Ku rundi ruhande ise yari yabaguriye inkweto bombi, ariko ku mpande zombi nta n'umwe ufite amakuru. Bakomeza kurebana bose ariko ntawe uvugisha undi. Ari akuramo inkweto, ariko ku birenge hari huzuye ibisebe kubw'ibirometero yari yirutse. Ashyira ibirenge mu mazi ngo arebe wenda ko yaruhuka. Byarebye muri filime yacu Children of Heaven. Please subscribe,
like, comment and share. Turabakunda. Bye bye, ciao ciao.